tanga ku ruhande kwa Jihad Perara ufite hariya Iranzo atanga mpira kwa Muhajira Kizimana Kevya Kanuneza bamushyira hasi atishira hariya penalty bamushize hasi baramurashe batishira aho ngaho umurashe nta wundi ni Nshimiyimana Yunusu avuze ati iri korosi igihe ntago nemera kurirya penalty indiscutable hariya niko bimeze ni wa musore twavugaga uvindimwe na babuba niwe ukoze ikosa arbitre nawe udashidikanyije kuko biragaragara rwose ko ryari ikosa yege guterwa na Jihad Bizimana arawushyiramo agiye kuwunobekamo hariya Jihad Bizimana abo muri RDC bahita bahaguruka ndavuga hariya ku Gisenyi aragakebye ndani Jihad cyezemo igitego cyiza cyane bagenzi be barimo kapitene Ngabo bamuhaye amashi Jihad rwose arakoze Sherampera ariya ugiye muri centre igitego cya mbere gitsinzwe n'ikipe ya Perose kuri penalty neza mabwe atari nka buriya bira bintu koze n'ibiki bakwiye kumuji yari yatanze passe nziza nkeka ko hariya ni ataza kumuraha arihuse cyane kuko nta nubwo uko wabonaga ahagaze ntago yari muri position de tir kuko yaraji contrôler barasa n'uyo orienta kugira ngo ahubwo atere ibyo abage Tio huyu ambaye ameruka goalkeeper hapa anafungwa goli hapa kiolela kabisa anafungwa goli kiolela anakwenda kuuliza je vipi hapa kwenda kumuuliza refa sasa vipi mbona unawapa goli ambayo sio halali kweli cheki huko nenda ukaangalie usikilize mwenzako anasema nini refa msaidizi ameshamwa kwamba ni goli mabani mawili ya Tima APR ilikuwa ni mpira ulipigwa huko akamemena ndani Majira alipiga mpira alafu shuti Innocent alipokuja akaku Iranz Teye Emmanuel Taganavi atashiraba arawukarabyaria ni kofra ahangaha ndakeka umusore Muhajiri ari bushirema kamera yawukarabye era musore Nshimiye Said abasore bakora amakosa Megi nawe baravugana n'uri mwana ati petit frère courage avugana ya musore Sengiyumva gitego cyiza cyane yari Muhajiri gitego cyiza cyane basubarariya ahitashiramo ibyo twavugaga ko hariya ubusanzwe ibintu bye Romari ariko habayeho akantu k'uburangare bw'abana bara jeunesse arbitre we iyo yamaze gupanga kufura biba byarangiye urumva ko babaye nkaho bakirangara bakiganira bati dukora iki mwakiriwe aba yawuteye ni ibintu bye cyane hariya n'ukuntu miri yabo yari imeze urabona ntago bari bagahagarara neza yari kirimo umwanya kuri decoder Azam TV wasanga amasheni arenga 140 igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500 wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500 tuafitiye kandi full bouquet ku mafaranga 9,500 mwaduhamagara kuri 0728502002 Azam TV imyidagaduro kuri bose.